Reka nongere mbahe ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Ve'Yaakov ba Yeshua HaMashiach maze אנחנו הולכים ללכות היום. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Uyu munsi tugiye kureba iby'amadini yigisha ubwoba, kugira ubwoba, tinya, nukuri iki biragenda gutya, ariko turebe icyo Imana itubwira, urukundo no kwizera n'icyo Imana itubwira. Ufite ukuri ninde rero? Reka tuze tubirebe mu mwanya. Mbanje kubasuza rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, ku mwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Uyu munsi tukaba tugiye kureba ubwoba buterwa n'amadini, kandi tuzi ko Imana itubwira ko tugomba kugira ukuri n'urukundo muri bagenzi bacu. Idini rero rirakubwira ngo gira ubwoba, nudakora gutya uzajya mu muriro. Ariko nk'uko tubizi, za message njya mbereka, bwa butumwa njya mbereka bw'abantu bava mu mubiri bakagaruka, bavuga ko ahubwo ari urukundo gusa abantu badakwiye kugira ubwoba. Ibintu byavuye he rero? Tuze dukoresha imirongo ya Bibiliya ibyerekana, noneho turebe koko niba ari idini ribeshya cyangwa se Imana yatubeshya, kuko tuzi ko Imana idashobora kutubeshya. Ibi kandi ibibazo rero bikomeye abantu bagomba kwibaza kugira ngo barebe aho amadini yose, kuki amadini, amaradiyo, amateleviziyo, hirya no hino hose aho urebye bakubwira ubwoba. No kubera iki? Turebe idini. Mbanze gusobanura idini icyo ari cyo, uko Imana ibona idini. Idini ni imigenzo n'amategeko byagiye bihererekanywa, abantu babifata mu mutwe bakabimira bunguri kuva ku bisekuru n'ibisekuruza, ubuvivi n'ubuvivure. Iryo ndiryo dini. Ni imigenzo, amategeko abantu bishyiriyeho bakagenda bayahererekanwa kuva ku bisekuru, ibisekuru n'ibisekuruza, n'ubuvivi n'ubuvivure. Iryo ndiryo dini. Ryigisha iki rero? Idini ryigisha gutera ubwoba. Gira ubwoba, urajya ikuzimu, ibihano biragutegereje. Ariko ntabwo bigukomeza bikubwira ngo hinduka, kizwa, akira agakiza, wicuze, nurangiza ube umuntu mushya. Tuba turebe rero, ba bantu iyo bavuye mu mubiri, bamwe nakubwiye bajya bava mu mubiri bakagaruka, urabanariza ukareba nk'abantu 20, 10, 5, ukareba ibyo bavuga, ukareba niba bihuye, usoma n'ijambo, ugahuza n'ijambo, noneho ukareba wasanga bihuye, noneho ukavuga uti dore ibi bintu ni ukuri, niko bimeze. Ariko nubwo tureba ko Imana wenda ibereka akantu gato itabereka byose, ariko ibintu usanga bose bakubwira ko iyo bamaze kurenga iratine, ikintu bumva ari urukundo rutagereranwa. Abantu rero bavuga ko hari urukundo rutagereranwa, nk'uko mbikubwiye, amahoro, bakavuga urwo rumuri, kandi bakavuga ko ahantu baba bari ntabwo haba habacira urubanza. Urumva wenda bishobora kuba ari uko wa munsi w'urubanza w'Imana utaragera, ariko nta rubanza baba bari kumva. Ese niki Bibiliya ivuga? Ukuri kwayo n'urukundo rw'Imana. Bibiliya itubwira ko twese turi mu buntu bw'Imana, ariko kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach, Kristo wadupfiriye. Niyo mpamvu amadini yose akubwira ati gira ubwoba, kuko iri jambo baryigisha nabi, ahubwo ntibakubwire ko Kristo yavuze ati nugira urukundo ari ryo tegeko riruta ayandi ryose, icyo gihe nta kibazo uzagira, kuko ntabwo waba ufite urukundo ngo ujye mu bwoba. Nibyo Bibiliya ivuga ku rubanza ruzacirwa muntu, ariko ni urubanza rwa nyuma. Tubisanga hehe? Tubisanga mu Heburayo 9:27, umuntu wese azapfa, kandi nyuma y'urupfu hazaba urubanza. Iyo twese turabizi. Byahishuwe 20:12, abapfuye bose bazacirwa urubanza hakurikijwe ibyo bakoze. Matayo 25:46, ibintu byose
bizavaho, ariko haza urubanza rwa nyuma, ariko umukiranutsi azagira ubugingo buhoraho. Umva rero ugomba gukiranuka kugira ngo uzajye mu bwami bw'Imana. Izi rero zikaba ari ingingo zitwibutsa ko ibyo dukora tuzayibazwa yego ku munsi wa nyuma, ariko kuba ugifite ubuzima uracyafite amahirwe yo kuba wahinduka ukakizwa, atari uko utewe ubwoba ibyo amadini akubwira. Ibi rero byemezwa n'iki? Byemezwa na rwa rukundo Imana igukunda. Rwa rukundo Imana igukunda rurenze, runesha ubwo bwoba gutera bakubwira ngo gira ubwoba, gira ubwoba. Ugahora ukorera ku bwoba, ukumva ko umupasiteri cyangwa umubishopu cyangwa abantu abapotora ngo bose bateye biyise amazina, ukumva ko bagufiteho ububasha. Nta bubasha bagufiteho. Imana nyine niyo igufiteho ububasha. Kandi wibuke ejo bundi nakubwiye ko Imana iri muri weho, n'ubwami bw'Imana buri muri weho. Bushake nushaka uzakizwa. Yohana wa mbere 8, Imana ni urukundo. Yohana wa 3:16 kugera kuri 17, Imana yakunze isi yose, noneho iduha umwana wayo w'ikinege kugira ngo apfire abantu bamwizeye, bazamwizereramo bose abapfire, noneho kugira ngo tuzakizwe. Abaroma 2:4, ese ntabwo wari uzi ubuntu n'urukundo rw'Imana ko bigomba kukujyana mu kwihana? Reka urukundo rw'Imana rukujyane mu kwihana. Niko Imana ikubwira mu Baroma, Zaburi 86:15. Ariko Imana yakugiriye ibambe, ntiyihutira kugira umujinya, kandi ifite urukundo ruhebuje. Humura rero, ntibagutera ubwoba. Ni nako Kristo yakubwiye. Iteka Kristo yakubwira ntugire ubwoba, ntutinye. Katurebe rero, wibuke b'abantu bagenda bakajya mu ijuru. Nakubwiye ko hari ahantu bagera bakabereka ibyo bakoze bakiri mu isi. Nibyo Bibiliya nayo bikomozaho. Abantu benshi bagiye baravuga bati tugera ahantu, twamara kuhagera tumaze kurenga tsina, twageze ahantu hari urumuri, tugatangira kubona isubira muri ubuzima bwacu twabagaho ku isi. Ibi rero bitwereka iki? Kadusome mu Mubwiriza 12:14, Imana izazana imirimo yose wakoze mu rubanza rwawe, nihishe iyo ari yo yose. Ibyo ari byo byose wahishe bizagaragara. Abakorinto ba 2:5-10, twese tuzajya imbere y'Uhoraho Kristo umwami aducira urubanza. Wibuke ko yaje no kuba hano muri ubuzima. Ntabwo tuzitwaza tuvuge ngo dore ukuntu byari bimeze, ibintu byari danje, nta kuntu bari kubigenza. Azakubwira ati nabibayemo, akubwira ati kanaka bibayemo, urireguza iki? Reka guca urubanza ntago ari ibihano gusa, ni no kukwereka, kongera kukwibutsa, kugukebura ko ushobora gukizwa, ukakira agakiza, ukatura ibyaha byawe byose, ukabyanga, ugakizwa, ukaba umuntu mushya. Bihurira he rero? Reka turebe. Ubu bwoba amadini gutera, urebye bari nk'iterabwoba, ariko ijambo ry'Imana rirakubwira ngo gira igitinyiro. Igitinyiro cy'Imana n'ubwoba batera abantu ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubwoba, kugira igitinyiro cy'Imana hano bivuga kubaha Imana. Kubaha Imana, kubaha no gutinya biratandukanye. Imigani 9:10. Kugira igitinyiro cy'Imana ni intangiriro y'ubwenge. Yagize igitinyiro cy'Imana, avuga ati Imana reka ngukurikire, nkurikize inzira zawe, amategeko yawe. Ibyo ni byo kugira igitinyiro cy'Imana, aribyo bivuze itangiriro ry'ubwenge. Babandi rero mu kiliziya barakubwiriza kiliziya, insengero ngaho uzarebe, ni ubwoba gusa bakoresha ku bantu. Ukuri rero kwa nyuma y'ubuzima guteye gute? Tugendeye ku byigishwa ijambo ry'Imana, Imana ni nyakuri, kandi nanone
n'inyebambe. Umuriro utazima tuzi ko ni ukuri uriho, ariko ntabwo waremewe abantu bose cyangwa abantu, kuko Imana nta muntu n'umwe ishaka ko yajya mu muriro. Imana irakubwira iti wakwihanganya ukicuza ugakira, ukakira agakiza. Tukababwira iteka tukavuga tuti dore ubuhamya, dore ukuntu twakijijwe. Abantu bamwe wenda bakabikwena, abandi bagaseka, abandi bakakwita amazina, ariko akababwira ati wa muntu we, ko wagize amahirwe yo kumva ibintu nakubwiye, watuje utazi ukuntu umuntu yakira agakiza, utazi inzira z'umuntu yanyuzemo, watuje ukakira ijambo ukaryishakira ubwawe, ukajya muri Bibiliya ukarisoma, warangiza noneho Mwuka Wera yagukoraho ntuzuyaze, ukava muri ibyo binyoma, ukava ubuzimu, ukaza umuntu, ukakira agakiza. Matayo 24:41 iratubwira iti Satani niwe wateguriwe uwo muriro, ariko abazayobya nabo bazamukurikira. Niyo mpamvu Imana nta muntu n'umwe ishaka ko ajya mu muriro. Petero 2:3-9 niko Imana itubwira. Imana yaduhaye Kristo Yeshua HaMashiach kugira ngo atwereke urukundo, ubuntu n'ukuri, nk'uko tubisanga muri Yohana 1:14. So ibi bintu rero twareba bivuze iki? Ari abo ngabo abanyamadini, ari bari bava mu mubiri, ari ijambo, ari n'Imana ubwayo itubwira iki? Abo mu mubiri bakazamuka ni nk'aho babona nk'agatonyanga k'ubuntu, k'urukundo rw'Imana, ubuntu bw'Imana mbere y'urubanza rwa nyuma. Kuko namye ibintu mbitekereza, abantu bose ko bazavuga ngo ni urukundo gusa, kandi Bibiliya ikavuga ko hazaba urubanza. Amakiriziya n'agakanga abantu ngo umuriro. Navuze se byibuze Imana ibishobora kwenda kuvuga uti nyamara dore nusubirayo ugerageza uko ushoboye ube mu rukundo, ube mu kuri. Menya ibindi bihande wenda tutabibereka. Niyo mpamvu Imana ishobora kubereka urukundo, ikabereka urumuri byonyine, ariko hari karundura ya nyuma izaza. Kubera iki? Kubera ko message bose babona ihane, mwihane, mushake Imana amanywa nijoro. Umva ni nk'abo bereka ati nukora neza uzajya heza, nukora nabi uzajya habi, kandi hari ikintu nacyo kirahari gitegereje abazakora nabi. Kandi icyo twemeza twese ni uko ntabwo banyuranya cyangwa ngo bahinyuze ijambo ry'Imana. Iyo bavuga ibyababayeho, iyo bavuga rwa rumuri rw'Imana, urebye byose bihura n'ijambo. Niyo mpamvu rero niyo bihura n'ijambo bakaba wenda babona igice kimwe, ni ukuvuga ngo nicyo gice kindi cyo kujya mu muriro nacyo kiriho byanze bikunze, kuko ijambo rifite ibyo bice bibiri, abazajya heza n'abazajya mu muriro. Turebe rero twavuga ngo iki? Umuriro, abazajya mu irimbukiro, nibyo ni ukuri, ariko ntabwo ari ingingo, nta nubwo ari Imana yari igambiriye irimo abantu. Gusa muntu niwe uzihitiramo akurikije ya mahitamo Imana yashyize muri buri muntu, ariko Imana ntabwo ariyo izabiguhitiramo. Urukundo ruruta ubwoba kure, kuko Imana ubwayo yaduhaye umwana wayo, yaduhaye urwo rukundo rwayo, nayo ni urukundo ishaka ko natwe tubana nayo muri urwo rukundo, tukaba urukundo natwe nkayo. Urubanza rero narwo ruriho ruzaba, ariko Imana iracyafite rya bambe yishake inzira z'ikigendwa kugira ngo izina ryawe nawe rijye muri cya gitabo cy'ubugingo. Abandi bava mu mubiri, ni ukuvuga ngo Imana ibibereka urukundo rwayo, noneho kugira ngo baze basanga Imana, bayegere mbere y'uko bizaba byaratinze. Njya mvuga nti ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, yewe n'ijana.
ese wari wafata umwaka n'uyu n'umwe ngo usome Bibiliya ushaka ijambo ry'Imana mu mwaka umwe? Niba utarabikora, igihe ni ikihaguruka. Muzi ko nababwiye nti mutangire musome Bibiliya yanyu, andika mutubwira aho ugeze nimba waratangiye, noneho turebe ko n'abandi benshi bagenda basoma Bibiliya bakava ubuzima bakazi umuntu nyabo nashaka mu maso y'Imana inzira z'ikigendwa. Ko video mu mwanya ngiye gushyiraho igiye kwereka ukuntu ibintu bizagenda abantu nibafata umubare, izina, ikimenyetso cy'inyamaswa uko bizagenda. Iyo video ntigucika, nayo iraje mu kanya. Kandaho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kandi nkambashimira bakomeje kwiyandikisha. Nawe subscribe, nawe utariyandikisha subscribe, kandi like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, maze roho nyinshi zibohoke. Wibuke kandi ukukuri uko kugera ku bantu benshi ni kukuri kubohora imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.